hanyuma igitego kimwe cya Enzo Fernandez ntabwo cyari gihagije kuri Enzo Maresca kugira ngo abone insinzi mu rugo kuko yatsinzwe 3-1 ndavuga na Brighton. Ibitego bibiri bya Danny Welbeck n'igitego cy'umuvandimwe witwa Maxime de Kuipel birangira Brighton itsindiye Chelsea mu rugo ibitego 3-1. Mu kiganiro n'itangazamakuru Regan ati I could have done better in Chelsea's defeat after red cards, ariko akomoza ku mikino ibiri wa Man U ndetse n'uwa Brighton. Ubwo ni karita y'umutuku y'umuzamu Robert Sanchez ndetse na Tosin Adarabio yo kuri ni Charoba ni Trevor Tom Charoba kuri wa gatandatu. Ati mu by'ukuri mu ntsinzwi nagize kuri Man U na Brighton birenze ibyo nakoze cyangwa se neza kurushaho nyuma yo kubona karita y'umutuku. Aya magambo wa gatandatu Regan yakaba yarakoze ibyiza kurushaho ibihe kuri wa gatandatu imbuza nabo umutoza wa Chelsea nje cyane ari gukora harimo arakora imisimburize rwose imugira ikipe yamaze kwiheba itagishaka gusa niyataka ahubwo yamaze kuyishyira muri ekipe igomba kudefana mu gihe ibonye ikarita itukura. Ibi ngibi reka tubirebe mu buryo bufatika. Turebe uko yitwaye amaze gutsindwa igitego amaze kubona ikarita itukura muri Premier League muri iyi weekend. Ukuntu byagenze yabonye ikarita ku munota wa 24 cya Enzo Fernandez. Ku munota 53 umusore Trevor Charoba abona ikarita itukura ku munota 53, sibyo? Amaze kubona ikarita itukura, iyo karita ikintu yakoze yamutegetse gukora ikosa risa n'iryo yakoze muri match ibanza. Yahise akuramo umusore witwa Andre Santos wari uri gukina mu mwanya wa Cole Palmer, amusimbuza umusore Achapong mu defenseur. Yego. Akuyemo umukinnyi hagati azanye mu defenseur. Icyo ni icyambere. Turi ku munota 54. Abonye karata ku munota 53. Ikintu cyambere akoze ahise akuramo mu defenseur. Ahise akuramo mu mediateri yongeye mu defenseur. So mu defenseur abonye karita itukura se. Sibyo? Yego. Ntazanye mu defenseur kugira ngo bibalance babe baninyuma. Sawa. Bigeze ku munota 63. Iminota 9 yonyine. Yahise akuramo Estevao na usatira azana mu Maro Gusto nawe umudefenseur. Yongeye gukuramo umukinnyi wo ku ruhande usatira azanye mu defenseur wo ku ruhande. Donc mu bakinnyi basatira umva abakinnyi ashoboraga kuba yabaraka afite ni wo Pedro ni Neto nabo ngabo. Kubera ko Fernandez na Caicedo n'ubundi bari defensively minded. Si byose? Na Enzo se buriya na Enzo rwose kuko na Enzo akinamo hagati cyane akora icyo bita amadiparo. Enzo azamuka iyo kore Palmer atarimo. None se Enzo Skari umukinnyi wa Chelsea muri 2025 ufite uruhare rw'ibitego byinshi kuva mu kwa mbere. Si ikibazo cy'uruhare rw'ibitego, ni ikibazo cya systeme bari gukina mu gihe bahawe izo karita. Ahubwo agomba kugaruka nyine kuko Andre Santos yavuyemo akabona karito nako agasimburwa agomba kugaruka nyine akegerana Caicedo. Yes sir. So ibintu byumvikana rwose. None ikosa rero riri he? Urunzemo abakinnyi bose bigira inyuma bagiye guparika bisi. Urabizi ko Brighton naga kipe gakubagana. Ubwo nacyo cyo kakoze kagiye karakambika. Twabibonye yuko mu yonatanyuma abantu bafata risk nta kindi. Ubwo kayifataga kakayijugunya. Kari kamaze kuzanamo abasore b'abahanga, Welbeck bari binje bagurda bari bagezemo. Ubwo icyo bakoraga ni ukuyinaga nyine. Yeah. Amahirwe yabo arabahira, ibitego bibiri birinjira, ikipe barayikarika. Ibyo ariko impamvu afasha na match ya Man U nabwo yakoze ikosa rijya gusa nk'iryo, naryo umva uko yabigenje mu misimburize ye, ariho tugomba kwibaza kuri izi red card. Naramusesenguye cyane. Ariko and again decision nazo tukazquestioning. Kuri red yabonye ikarita y'umutuku ya kare y'umuzamu Robert Sanchez. Wa gatanu w'umukino ni ngombwa rwose ko ubonye ikarita y'umutuku ku munota wa gatanu muzamu akwiye gusimbuzwa undi azana Jorgensen. Ibyo nta kibazo, akuramo Estevao ukina ku ruhande asatira, simba ifiteho ikibazo
kugeza ku munota wa gatandatu, ariko ku munota wa karindwi ahita akuramo na Pedro Neto nawe ukina ku ruhande, ubwo impande ze yarazishe zisatira, azanamo Adarabiyo. Uri kumva yaragize ikibazo cy'umuzamu, uziko ibyo bintu bisa nk'ibyo yakoze muri game, yaragize ikibazo cy'ikarita ya Robert Sanchez w'umuzamu, akwemo umwana usatira akizemo umuzamu, nibyo birumvikana. Ariko se ko abadefanseri bawe bane kuri mani bafite wapanze, ko mediateri bawe wapanze batatu barimo, wakwihaye iyo chance yo kugira umuntu nka Pedro Neto wazajya unanagaruka inyuma yenda gufasha kudefanda ku ruhande, ariko akaba yanagukora counter attack mu gasatira, amukuye mu kintu abakoze, n'ubundi usigarana bane batatu babiri. Ikibazo abafite ni kimwe, babimukuye 100% 100% mu kintu kijyanye no kuba yagira icyo akoresha umupira mu gihe yawubona. Yarasigaranyemo umukinnyi umwe muzima witwa Cole Palmer, nawe ahita avuna ku munota 21. Kwisha maneno ikipe yari imaze kubisosa, mani yitirasa iragenda nayo iridegembya, amanota nayo iyacyura ityo, ni amagifta abayitangira abataye ahereza uhari wese. Ako nkibaza ikibazo kimwe, aya makosa y'imisimburize yego arahari, nutwo tuvune twakora Palmer twigeze kuvuga n'ubushobozi bwa Cole Palmer, ego si ikipe mbi. Muri nyabonye no munino ramuga ati Chelsea kugaruka ku murongo, ati ni ikipe ifite n'ubushobozi bwose rwo kuba yagira icya itikaba yakwegukana yatwara Champions League, bazakina yazanye Benfica ye ku munsi w'ejo rwose kuwa kabiri saa 3 z'ijoro. Urumva umutoza wa Chelsea rero ati ikipe yanyeretse statistique ko mu mezi 6 atashize twatsinzwe imikino 5, 4 muri yo twayitsinzwe twamaze kubona ikarita itukura, kuri Brighton, kuri Man U, kuri Newcastle no kuri Flamengo. Ati the only game that we lost, ati umukino twatsinzwe turi 11 kuri 11 ni umukino twatsinzwe na Bayern away. Ati so that's why I said for me personally there is no any reason that we need to panic knowing that football is a crazy word. Tina mpamvu yo gupanika, ati umupira football ni ibintu nyine biri aho ngaho babi by'ibisazi nyine tamenya ukuntu bihindagurika, ni nka cyabashaka kuvuga nyine ushaka kwinjira mu kibuga muzuye umukino agakora gakosa boom mukaba muri bake, ibyo ni nka byashaka kuvuga, niyo logique yabyo. Ibyo mbyemere mu mezi 6 ko ikipe rwose iba yubakitse ikomeye yo buzuye 11. Ariko se aya makarita pourquoi igihubuka uko gushyuha uko kuhutiraho ayo makosa? So you need to take a serious conversation n'abahungu bawe. Mumeze nk'abana badafite umuyobozi, murakora ibikosa byinshi, muriyangaje cyane, ni ikibazo cya komande ibuze mu kibuga. Sinzi niba ubona icyo bita abana, bisaba kuba kira ku murongo rwose. Uri kubibona? You need a serious commander. Hari umupasiteri muri Kenya witwa Pastor Nganga, ajya avuga ngo we ngo ni general commander. Abagenda cyane ateye ubwoba Nganga, ndamwemera cyane, ayimba indirimbo nyinshi cyane, azimbira stage afite gitari, ayimba indirimbo kandi abamubakinga bategetswe guhita bayifatira aho ngaho. Abataramu bamuzi baramuzi, zagusharinga utuboro abayanditse, ariko ukuntu abatukana mu rusengero n'icyo nkunda cyane kurusha ewa nabakubita abantu iki basinziriye muri church, ndamukunda niwe wanjye. Rero general commander ni ikintu Chelsea iri kurakinga, iyo ubona abakinnyi bakunze kubona amakarito nk'aya kandi rwose ubona biza byikurikiranya gutya mu gihe gito aza ari menshi, nicyo kintu cya lack of leaders. Iyo mudafite abakinnyi bazihorana bahubuka, hari abakinnyi bazikunda rwose bakina bafite ingusho, ariko ubona abakinnyi batandukanye bisanga muri utwo dusituwasiyo sirito muri zone z'inyuma niho babona amakarito cyane. Nuko iyo bagezemo hatakara icyitwa composure, decision zabo zikaba ari decision zidakwiye, bakisanga zibayishaje amakarita atukura, kuko ziza ari cyo bita straight red card, ntago ari imihondo ibiri. Kuvuga ngo nakoza kamayina wendaga tactical foul, ngoza kandi kamayina foul, none umutoza umusifuza afasha decision amaye carton, ibyo bijya bibaho. Ariko izi zingusho iziza ndakoraho bahita bayimbitse akenshi zituruka muri icyo kintu
ukora ikosa rikaba ari ikosa ryabuze gutuza. So iyo hari umuntu ukomanda bari abadefanseri bakuru bari abakinnyi bakuru umuzamu mukuru, hari uburyo buriya bari gukina abakinnyi baba bavuga. Alain Kirasa niwe wahoze ambwira tujya ku yindi ngingo ngo twazanye abakinnyi bakuru muri groupe kugira ngo badufashe mu kuganira na bagenzi babo mu kibuga no hanze mbere yo kujya muri match. Buriya akunda kubwira umukinnyi witwa Kaizo ukina kabiri ati nicyo twakuzaniye, I need you to communicate. Ko nijya guterwa buriya abantu ko baba bategereye wenda ikibuga, ariko abakinnyi baba bavuga basakuza cyane, nuko baba urusaku utabyumva, ariko barasakuza cyane, baravuga cyane abakinnyi cyane. Mufate ngo kuki umujya imbere mujya mu mugongo mufate. Ibyo bifasha umukinnyi mukuru kuruta ufite experience commanding pe. Funga premier poto wowe, abahamagara umediateur iyo bari kubataka ko wahagaze kore garuka mwegere, uzabibona abakinnyi biraba nyine, ukabona umukinnyi arasa n'uri kubwirwa n'undi. Ukabona bwe Kasedo twigira imbere, Enzo no muregeranye cyane mutandukane, manuka pfo Enzo fata egere pfo Cyane. Pedro kutari kugaruka nyine biba bikeneye abantu bafite icyo kintu cyo gutegeka, kandi bakina muri areas zose z'ikibuga. Umuzamu muri defense akaba arimo babaye babiri ntako bisa, ukagira umuntu muri mediane babaye babiri ntako bisa, ukagira umuntu muri attaque. Burya icyo kiri mu bintu byafashije Real Madrid iyi mubona atwaye Champions League kuva 2014 kugeza 2018. Nshatse nanafata no kuri ya Benzema ye, kuko nabwo hari hakirimo abo baride nawe nayifata, kuko iyo Real yigeze kuba ifite abantu nk'aba. Tujye kuri Man City dusoza, Keylor Navas yari umuzamu w'ikipe y'igihugu, ubwo ni Jamel kuri Casillas na Keylor Navas ko basimanye muri iryo zamu, bose bari abakapiteni. Yari ifite Ramos kapiteni muzima, yari ifite ba Marcelo bari mu kapiteni ba Real, yari ifite abakinnyi nk'aba Cristiano bari abakapiteni, yari ifitemo abakinnyi nk'aba Modric bari abakapiteni, yari ifitemo ba Bale bari abakapiteni, yari ifitemo ba Karim Benzema ari bakuru. Wasangaga ari ikipe ifitemo nk'abakinnyi nka 6-7 baba grand joueur, ku buryo bakoza akazenguruko gutyo bari kuganira hagati yabo. They know what to do batiriwe babwirizwa. Rero iki kintu Chelsea yagikeneye. Ukoze hasi unyibutsa Chelsea igihe yari ifite Drogba kapiteni wa Cote d'Ivoire, Michel Barak kapiteni w'Ubudage, Shevchenko kapiteni wa Ukraine, John Terry kapiteni w'Ubwongereza, Petr Cech kapiteni wa Czech Republic, Obi Mikel kapiteni wa Nigeria muri equipe wabacikira cyane. Bombe shita bisobanuye bahita gutwarana igikombe rwose. Lack of leaders. Tarirahari bana baza umupira ndetse mwinshi. Chelsea ifite tara rwose, ifite abana baza umupira, nta gitangaje ko batwaye igikombe cy'isi y'amaklebe, bashwanyaguje rwose kipe yari igize igitangaza Buraya Paris Saint-Germain. Bayitwereka ari ikipe isanzwe cyane, irya 3 nta nicyo kuvuga ifite. Hari ababa bakubwiye ngo twarabikoze ariko turacyari abana. Tukeneyemo abantu batuyobora bakuru. Abana barangwa no kudahozaho. Nshuti yawe Virgile Sha note bareba nabyo. Virgile yavuze ati babaraga Arsenal Virgile yavuze ngo if we got a draw, ati yo tunganya, then it would have been 1 point too many of us. Ati byari kuba ari nota rimwe kuri benshi muri twe. Iryo nota rimwe yavugaga nuko ngo ryari ko ari nota ry'agaciro cyane muri bo nyine bari kuri Havareri bakurikira igihe bagomboreye n'uburyo opponent yaragoye gutsindwa igitego nacyo cyababaje Arne Slot. Yabwiye ati ni gute mu concedinga igitego ku mupira w'umutereka ku mupira w'umuterekano bawurenguye, reka byita karokunaga noneho yanenze umudefenseri batadisclosinze amazina ye ngo ikipe yari yamaze kujya muri position yo kubigomba kudefana ngo itinjizwa. Wa muntu uzakora ishyano uzateza ibibazo uzibara yakoze umukinnyi ngo yasohotse muri defense agenda agiye kwataka. Unyumve reka nze murebe ndahita mubona, wahita umubona agenda nk'umuntu bari kurengura mu gihe bari kiri mu kirere ba yujizi barimo barisunika undi yagiye agiye nk'ugiye gutsinda.
icyo kintu cyababaje umutoza ku rwego rwo hejuru. Yavuze ati turi mu minota yo kudefanda, umuntu ni gutatinyuka turi mu minota yo kudefanda agasohoka muri defense agasa nk'ugiye gutsinda, ko twagomba kuguma inyuma twese. Mu yandi magambo Liverpool yaranejejwe nuko yabona inota rimwe. ubwo niba yari yababwiye ko risk atari ngombwa muri iyo minota bijyanye na adversaire bahuraga, akabona umuntu arirukansa avuye abantu banamunenze ikintu baravuga ati kuki wagaragaje icyo kintu cyo gusa no kritika groupe yawe. urikuje ko mubona ntabwo ari umudefanse n'intuza ni Cody. Yavuze ngo one of our players. None ko yamaze kuvamo se Konate ni Cody. Reba neza dela rero hano niwe uri kureba hanga. Urabona Virgil, Dominico, Chiesa, Frimpong, Gravenberch na Cat Jones. Ureba umuntu uri busohokemo. Reba neza. Reba umuntu usohoka. Do chunga neza uyu muvandimwe do. ariko nagenda none ni Cody namo yagendaga nk'ugiye kwataka. Yes, bazanye baro muri box. Werazi ko bari kipe baro, aravuga ati baro barekipera bite nirukanganye mwirukanga ava maragenda. Ngaho rero ni Cody ava hano bari nyuzwe. Ngaho rero uwo Cody Matese niwe rwose nabo uwo nguwo umutoza yavuze ati urambabaje uramemukiye unije ibibazo bikomeye cyane. Kuraba ati bishoboka bite wabitekereje ute? Impamvu yabinenze yasize Frimpong mugufi bari munyura hejuru kandi we ni muremure. Yego ndabibona hano rwose. Yego uvuga ngo icyari gikenewe no kudefanda, icyari gikenewe so kujya kwataka. Icyo rero kirashimangira ko Liverpool ntabwo title race yayivuyeho iracyayoboye. Bibaho n'umwaka ushize yagitwaye yabanje gutsindwa, namubyibuka neza yakubiswe n'ikipe ya Nottingham ariko iragaruka iraponda nk'abagabo, iratsinda, iranayobora, ibintu bigenda neza. Nkaba navuga yuko mu by'ukuri ntabwo ari ikibazo wenda kiri irreparable cyangwa se kidashobora gukemuka, ko batsinzwe na Palace, ko yatsinzwe na za City, kuri za FA Cup yatsinze n'izindi twabibonye match 18 ni nyinshi. Ufite ukuntu ufitemo quality, ufitemo ubwiza, ariko mu magambo magufi dusoza, at least iyo balance kuri Arne yabayeho, yamweretse ko akeneye gushaka izindi option surtout ku makipe akina gutya. Biba ari byiza kubibona hakiri kare kuruta uko wabitegereza ngo bizakuzeho mu minsi ya nyuma uri gushaka igikombe. Mu musozo at least ubu ngubu akeneye kwigishwa isomo ry'uko watakaza match none ugaprepara uko watsinda match. Sinzi niba kubyumva. Yego ndabyumva aracyari buriya match win nyinshi ni nziza wenda mu bikombe nk'amashampiyona n'ibindi rwose kuko bituma usiga aba opponent. Ariko inakora no ku bindi bikombe kipe irimo, ikarushaho kugenda imuhumura amaso imubwira ngo ariko muri izi situation ziri so tight aho ikipe itadoye espace yo guhumekeramo, ndakora iki, ndabigenzane, ndabona solution. Ntihagenda ha chance abakinnyi, ntihagenda akoresha imyitozo ijyanye n'izo situation, ntihagenda yiga andi maheri, ntihagenda abona donc adiscoveringa ubushobozi muri equipe ye buzamufasha gutsinda mu bihe biri imbere izindi matches zaza zifite format ijya gusa niyo yatsinzwemo n'umunini equipe ya Crystal Palace. Nkabivuga mu magambo magufi rwose ko ni intsinzwi yabaye nk'aka wake up call ko kubakangura wake up, mumenye ko hari amakipe meza, mushyiremo ingufu, iza ntacyo ibatwaye nubwo Arsenal yabegera ariko bakipinza umwanya wabo wa mbere, nta mvune za hatari babikuyemo. It was not that bad, ntabwo bikabije. Ariko rega tukivuga wenda ku biri negative kuri equipe ya Liverpool ku bitari byiza kuri yo, tunajya ko no kuzindi dukeneye no kuzafata igihe tukaganira kuri Florian Wirtz muri iyi saison utarafasha Liverpool habe na gato. Ko watabyemera ko bavuga ati icyo ntarabona ni ibitego byanye ntibiraza wagira ngo yabisize nk'ahantu. Twazamushakiye umwanya uhagije kubera inota dufite. So turebe inshingano arimo reka ibinyengo y'ubutaha. Reka tumubike kuko ndamufite hano. Inshingano za ijambo rigufi ati
ibitego byanjye n'ibiraza wagira ngo bise nko ku mupaka w'Ubudage n'Ubwongereza. Njye natangiye gutekereza ko Liverpool yaba nziza atari mu kibuga. Okay, tuzabiganiraho ku munsi w'ejo. Galatasaray irakira Liverpool. Clement Tripe arasifura umukino ejo turaba tuwukurikirana hafi irakurasanga nta kintu bavuga na Galatasaray yabaye abakecuru ejo bundi bahite 5-1 mu gihugu cy'Ubudage nyiza rwose kwa Frankfurt. Zana kuri probable line itapigwa yihore tuzayigana ku munsi w'ejo nta umwanya muto.